Ibihe byiza aho nshuti mukunzi wa Dressing Room TV. Sasa reka nizere ko umeze neza, nizere ko gahunda zawe ziri kugenda neza ijana ku ijana. So ngiye umva ni Sam Kayiranga. Reka nizere ko wakoze subscribe kandi wakaze subscribe mfata umwanya gushimira cyane byimazeyo. Umuntu w'agaciro cyane ibyo tumaze kugeraho niwo bigize mu ruhare nawe tubikesha. Hanyuma utarayika na subscribe hangana ufate akanya gato cyane n'amasegonda 2 gusa. Kandi subscribe kugira ngo tujye tubana muri gahunda zacu zigiye zitandukanye cyane ziri mu ibiganiro tugenda tubakorera bya siporo. Ndagusuze rero ndagusuje wowe uri Kigali, Burasirazuba, Iburengerazuba, Majyepfo ndetse n'Amajyaruguru by'u Rwanda, kandi nawe uri mu ntara ya gatandatu ubwo ni diaspora mu mahanga za Amerika, mu Burayi, muri Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ndetse namwe muri Afrika bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, kandi nawe utameze neza reka mubwire ngo ihangane, Imana ibirimo gahunda zawe, izere ko kandi unakomeze unasenge ko bizakunda. So turi ku cyumweru, ndagira ngo tuganire kuri umukino w'imbaga nyamwinshi cyane, derby y'imisozi igihumbi yabaga ku munsi wa gatandatu. Umukino wazaga ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC, yari umukino w'ikirarane umunsi wa gatatu wa shampiyona, wari uteganyijwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko bitewe n'impamvu z'uko ikipe ya APR FC yari iri mu mikino ya Champions League, biza kuba ngombwa ko umukino ushyirwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Ni umukino wari uteganyijwe ku isaha 12 kuri stade Amahoro i Remera, stade ivuguruye ubu ngubu yakira 45,000. Twari twabigarutseho ko kuwa gatanu ku isaha 7 amatike yose yari amaze kugurwa, stade yamaze kuba sold out. Ari n'amateka yakozwe kuri no derby ya mbere yuje stade Amahoro. Hamaze kubera mu match z'amavubi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko rimwe na rimwe bakaninjiza n'ubuntu bamwe na bamwe, ariko bikanga stade Amahoro ndiyuze. Ariko kuri wa gatandatu amateka yarakozwe, stade Amahoro i Remera ivuguruye yaruzuye neza 100%. Sino kuzura gusa kuko ubwitabire bwari bwinshi cyane, abafana ku mpande zombi bari bitabiriye, baje kare, stade yafunguye saa 6, abafana batangira kwinjira nta muvundo. Turashimira polisi y'igihugu cyane yabyitwayemo neza, ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ku mitegurire yari imeze neza cyane ku cyerekeranye no kwamamaza. Tunashimira ikipe ya Rayon Sports ku kintu cyitwa marketing ndetse na business ni ikintu numva cyane. Nyuma yaho cyane twagiye tunenga amakipe yo mu Rwanda kutamenya kubyaza umusaruro ibikorwa remezo leta baraduhaye, cyangwa umupira w'amaguru dibyishimo ariko dude n'amafaranga. Abasaza ba Rayon Sports rero ikintu cyitwa business biragaragara ko ari ikintu bamaze kumva neza cyane. Ibi ndabivugira iki? Ndabivuga ko kubera ko kuri stade umuntu uhageze yasanze ibikorwa byinshi by'ubucuruzi byo kwamamaza, kampani zigiye zitandukanye zamenyemo amafaranga. Ndavuga nka kampani ya MTN yahimbye umufana watsinze penalty, wundi ku ruhande rwa Rujugiro ndetse na ni umufana mukuru wa Rayon Sports. Uyu mufana mukuru wa Rayon Sports yitwa Rwarutabura na Rujugiro bateye penalty muri half time, mu gice cya mbere kirangiye mu karuhuko. Bateye penalty, MTN yatanze amafaranga agera kuri miliyoni yose yaje kubinegukanwa na Rujugiro. Hanyuma nubwo Rwarutabura yaciye 300, ariko bigaragara ko aba bagabo bumva ikintu cyitwa business. Ibyo kandi kuko haje no kuba hatangwa imodoka muri promotion y'ikitwa Ikubire, yaje kubitanga imodoka ya Kia Sorento igera kuri miliyoni 16. So urumva ni ibintu byinshi cyane. Score yari yamennye, ikintu cyitwa ikinyobwa cyari gihari rwose kiribwa, ama restaurant yaracuruje. Ubwo ndavuga mu ruhande rwa VIP cyo kurya icyo kunywa, mbese byari bihari. Ndavuga bitwa ba Action baracuruje, mbese kitwa ubucuruzi kabisa. Rayon Sports imaze kucyumva cyane. Waba kuvuga ko witwa Kenisi ari bugerageza gusa, ariko nabatanye kurumva ni n'umukuru ukomeye cyane ku yandi makipe yo mu Rwanda, cyane ayo mu ntara
bakunda gutaka ikibazo cy'amafaranga n'ubukene, so bitangire bige gucuruza rwose. Icyo twagishimira ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports. Hanyuma ku kindi cy'abafana, abafana bari benshi cyane baje gushyigikira amakipe yabo. Imifanire y'abafana ba Rayon Sports nk'ibisanzwe aba ari myinshi cyane. Twari dukomeye kubona stade Amahoro irimo umufana ufite energy zingana kuriya, basusuzwa n'aba MC bafite imyuka kabisa. Faustin Simbigarukaho wa 3 ewana bakoze akazi kenshi cyane. Aba DJ bari bahari, DJ Brian, DJ Crash barimo basusurutsa abantu. So abafana ba Rayon Sports bari biteguye cyane kabisa, bafite turango twa skol bari bafite twinshi cyane twuzuye stade vuvuzera bamanukanye ewana. Hanyuma ku rundi ruhande rw'ikipe ya APR FC abafana bari bahari benshi cyane bazanye agashya k'amadarapo ewana. Stade ipfutse uruhande rimo kuva ku myanya y'124 gusubiza ku ruhande rw'ibumoso rwa VIP ndetse no kuva ku 125 kujya kuri VIP. Cyari igice kimwe, ikindi gice nacyo ari cy'abandi. So byari ibintu byiza cyane, stade igaragara neza cyane. Hanyuma mu kibuga kubyerekeye na tapis vert, ni umukino waje kubitanya ku isaha y'isa 12 nkuko nabikubwiye. Hanyuma umutoza w'ikipe ya Rayon Sports Robertinho reka nkubwira abo yari yabanjemo, hanyuma tuba dusesengura ku mukino uko wari wifashe. Yafashe umwanzo wo kubanzamo kandi Mudiaye mu izamu nk'ibisanzwe, hanyuma Saimane Mabra ndetse na Yunus mu mutima wa defense, hanyuma Bugingo Hakimu na Ombolenga baca ku mpande, hanyuma Sefu Richard ndetse na Muherekeve ariho ashya mu kibuga hagati. Abatangiza batakaga n'ubundi ya FBI yabo ni Faringanye, Iraguha ndetse na Basane. Hanyuma ku ikipe ya APR FC umutoza Darkonovic yaje kuba ahabanzamo witwa Pavel Nzira nk'ibisanzwe mizamu. Hanyuma imbere ye hari Nijya na Clement ndetse na Aris Suwane bari mu mutima wa defense. Ku ruhande rw'iburyo yari Byiringiro Gilbert, hanyuma Claude ari ku ruhande rw'ibumoso. Kibuga gatereta de Ruhanga Lamin Ba ndetse na Dushimimana. Hanyuma kubataka yari Mugisha Gilbert, Parafinda Niyibizi na Madani ndetse na Mamadou Si. Niyo makipe yabanjemo ku mpande zombi. Hanyuma umukino waje kuba utangizwa n'umusifuzi Murindangabo Moise. Hanyuma ikipe ya Peri bigaragara ko ziri ikipe zose zatangiye zihangana mu gice cya mbere ziratabuka zo nyinshi cyane. Navuga ko igice cya mbere nacyo cyagaragayemo kazo nyinshi cyane zagiye zigeragezwa n'impande zombi. Byitezwe ko ubusatizi bwa Rayon Sports bumaze iminsi bumeze neza cyane, ugomba kubonamo igitego muri la defense nayo imaze iminsi imeze neza ya APR FC. Ariko siko byaje kugenda. Byatangiye ikipe ya APR yataka cyane, occasion nka Ramadhan yaza kuba arata kuri kufra yateye neza cyane hafi y'urugo rw'imahina rw'ikipe ya Rayon Sports, akubita ipoto ubundi usongamo. Ruhande rw'ikipe ya Sport kandi utwa Faringanye yabonye amahirwe asiganye n'umuzamu Pavel Nzira, ariko biza kurangira nawe umupira unyuze ku ruhande gato cyane yizamu. Akipa akomeza kwataka nabi ko bamugisha Gilbert, bakomeza gushakisha uburyo babonamo ibitego, ariko bikanga kubona ko ikipe ya Peri cya kibazo nyine cya attack yayo kiracyari cyinshi cyane. Witwa Mamadou Si aratabukazo yabazwe asigiranye n'umuzamu gusa, ukabona ko kuko APR ifite uburwayi ku kintu cyitwa na attack. Witwa Mugisha Gilbert gupenetra kugira ngo yinjiremo imbere neza, areme ukazishwa kubyara igitego, ukabona ko bidakunda neza. Abandi Rayon Sports witwa Basane na Iragura Haji, ukabona ko bari kugerageza gushaka kwinjira muri defense ya APR FC, ariko nyine witwa Clement ukabona ko ewana ari gukonfirma ko nyine ari mu defenseur wa mbere mu gihugu na Claude. Biza kugenda gutyo amakipe yombi arata amahirwe agiye atandukanye. Ikipe ya APR navuga ko kuri kitwa possession yagizemo 60% mu gice cya mbere, Rayon Sports ni 50%. Igice cya kabiri cyaje kugaruka, amakipe yombi kosoye konsigne n'abatoza. Hanyuma ikipe ya APR FC ikora impinduka mu kibuga, aho nk'itwa Lamin Ba yaje kuvamo
Mamadusi nawe ahitavamo bitewe n'umusaruro we utari mwiza, asimburwa na Tuguma Arsene. Nubwo ntacyo byaje gutanga uko ugeranyije igice cya mbere APR uko yakinye mu gice cya mbere ko yakinye mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri cyera muri ikipe ya Rayon Sports cyane mu kibuga hagati n'umukino wo gukinirwa. Kibuga hagati abakinyi bari guhangana cyane, bari gukina man to man, aho Tadeo Ruwanga na Muhire Keve byari amashanyarazi, byari bishashi byaka kabisa. Yari no kuviramo Tadeo Ruwanga kubona ikarita y'umuhondo. Abitwa Basefu, Balamin, bahanganye Richard ndetse na Dushimimana. Mbese ubona ko harimo ihangana ikomeye cyane mu kibuga hagati. Gusa n'undi ikipe ya Rayon Sports ikomeza kwataka, biza kugera naho Rayon Sports ibona kufura, bamwe batemeranywa aho bavuga ko ari na penalty. Gusa kufura ntibyaza kugenda neza, baza kuyikubita mu rukuta. Kufura ari impande neza y'izamu, ariko baza kuba bayitera mu rukuta itege inyuma y'izamu. Ku rundi ruhande ikipe ya APR FC nayo abafana bayo bavuga ko kandi koko n'uwarebye match yarabibonye, hari penalty bivugwa ko APR nayo kuyo yarahawe bitewe n'umupira waruturutse kuri couloir y'iburyo bwa APR, hanyuma bakayitera muri surface ya Rayon Sports, hanyuma umukinyi wa APR FC yayifunga, bikaba ngombwa ko witwa Suwani awukoraho, Yunus awukoraho, awukozeho umusifuzi arabisanza ati nta penalty irimo. So bivuga ko ikitwa imisifure ntavuga ko ntago cyagenze neza, maybe ubona ko bigenze neza wazazana na fare mu mahoro, ariko ikitwa imisifure cyo ntago cyakimeze neza kabisa. Aho cyakimeze neza gusa pressure ku makipe yombi n'ubundi abari derby ndumvikana, impande zombi zahanganye, ntago bamwe bemera ko batsinzwe, abandi ntago bemera ko bavuga bati batwibye, abandi bati batwibye. Makarita mu ndaba menshi kugira naho assista babatoza bahabwe makarita mu ndaba kurandi bwa APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sports. Gusa umukino uza kurangira ari ubusa ku busa. Hanyuma nyuma ya match abafana bagenda bavuga bati ikipe iraducitse, abandi bati iraducitse. Naje kuba mbona Umuhire Keve azatangaza ati nabwiwe na Claude ko witwa Tadeo Ruwanga ashobora kumvuna, ati nitona Tadeo Ruwanga ashobora kumvuna bijyanye na aggressivity ya Tadeo Ruwanga nk'umukaseri, byari marakina nyine man to man, byabanga ngo nakore n'amakosa menshi cyane witwa Muhire Keve, byari no kuvamo nyine n'amakarita ndetse n'umutuku yashobora kuvamo. Ibintu byaje kuba bivugwa cyane nyuma y'umukino, witwa Bajangwani barivuga, witwa ba Wasiri barivuga bati ikipe gusa icyo twashima nuko umukino wateguwe neza, ugenda neza, unarangira neza. Kiba gisigaye ni resultat zo mu kibuga, ibitego kugira ngo abafana baba entertained baryoherwe. So reka nizere ko byari ibyo kuri raporo y'umukino wo ku gatandatu derby y'imisozi igihumbi. Byari ibyo, reka nizere ko mwaryohewe. Shimire wowe wankurikiranye muri no minota ihera kuri 13, kanda subscribe niba utarayikanda, kandi wowe wayikanze ngushimire cyane, uri umuntu w'agaciro. Imana ikomeze ibarinde.